data ndakwinginze nzi neza kuri Imana ikomeye kandi Imana ishobora byose. Data ntabwo nabasha gupfukama ngo ngusenge, ariko nzi neza ko umutima wanjye napfukamye kandi nicishije bugufi. Data ndakwinginga nje imbere yawe, nzi neza yuko wakoze ibikomeye Mana. Ndakwinginga umfashe umbe hafi, umfashe umbe hafi Mana, umugwaneho, umvane muri ibi bibazo n'aka gahinda kose mazemo iminsi. Arewe kuko umubyeyi w'ibibazo byose umubyeyi wacu Mana. Ndababaye mu ziba bose ibyo urasenga wowe uzima, wowe uzima wowe urasenga iki? Urimo uraterekera, urimo urabambwa, urimo urakora iki? Amagambo y'abagome n'abagambanyi yaca intege Mana. Yego ye abakozi ba Satani naze Mana. ndavuze ngo ziba nimvuga rimwe nkabanje kuvugana nawe ugakomeza ubeshya Imana. Wowe urasenga, wowe uzi gusenga, wamutindiwe. Uri Imana ikomeye kandi uzarukomeye. Ndavuze ngo ziba Mana nubwo umva birasa, umva birasa, nzigera mpagara kuvuga Nyagasani. Ndabizi neza ko ziba hindukira undebe hano mubwiryo ngushake. Hindukira. Amen. Imfunguzo zo ku biro byawe ziri he? Ziri he? Abandi bateretesha amafaranga, badafite amafaranga bateretesha umubiri mwiza, ko Imana iba yarabahaye ibiro byinshi. Njye nta biro mfite, nta mafaranga mfite, ubwenge bwo ndabufite, ariko rubanda ntibubibona. Ariko Matibori ngomba kumutereta pe, byanga byakunda, singomba kuba ikigwari, ngomba kubikora neza kandi nkabikora ntiganda, nkanabikorana umutima ukunda. Icyaba cyose singomba gucika intege, ngomba kumugeraho kuko niwe mukobwa rwose mbona w'inzozi zanjye. Icyambere tunganya ubwenge, icya kabiri dukora akazi kamwe. Yego ntitureshya ariko andusha umubyibuho, nanjye nkamurusha uburebure, kimwe kuri kimwe. Nta mpamvu yo kwitinya rero, kuki ntamutereta. Mukobwa mwiza Matibori, ndagira ngo ubwire ko ngukunda mu by'ukuri, umutima wanjye urakwishimira. Ndakureba nkumva ibitekerezo byanjye birimbutse. Bitese Matibo arame ewe cyakora yo mpaze mba numva oya ahubwo byose byarangiye. hari ikintu utajya umenya. Buriya hari ukuntu nkubona bahita numva ibitekerezo birimbutse. Ibintu by'injuga bya rero njye ndabyanga, nangizanye kwibisha ibintu by'ubucucu. Mbabarira Ese Matibo ngira inama. iki Mfite umukobwa nakunze pe. yego Pe na cyane. ntumbye ko agiye mu rukundo. Ndamukunda nimariramo. Urabwiza ukuri cyane. man uwanyereka ukuntu areshya, Umukobwa ubwenge afite, kujya uvuga ngo abakobwa bagufi kare gitangaza. ndusha ubwiza ndabibona. Aje kubona kuza no se abara kwa Randirodi se abahise bahi uri mu rukundo koko. Yondi kukubona rese nye rega nyinda kumva. None ushaka ngufasha iki? Yarakwemeye se urabimubwiye se? Sindabimubwiye, nagize ubwoba. Baravuga ngo nturare utabivuze, ibyejo bibara bejo, wasanga harundi umukunda akagutanga karikocora Numubona umuhakarago.
numubona umuhakarabuka nkamufatire akigusuhuza umuhakabiza utese sheri ubibona ute ese ubona narakwiyebeye nta kofi ngira mfite agafoto kawe uranakennye niyo mukumbuye ndabureba azatajya gutreba uti sheri avuga kandi je t'aime uvuye indirimbo rero nkamuke kunjya uzajya utereta nande niyo nama nashaka kungira nyigisha guteretaho gacwa umva rero tugenda imbere y'umukobwa uzatangiye bangiye rero bana ubwo mbona ameze gutya hari umuhanzi ku isi nkunda wenyine yitwa nde umuhanzi umwe niyo bafata ijosi bakarikata ngo mwange ntabwo namwanga koko ubu nawe waramwihebeye naramwihebeye umuhanzi umwe nkunda ku isi yitwa King James ntabwo ari mbaza imfunguzo zo kurira zawe zibahe ko zishaka zibahe imfunguzo zo kurira barahafunze bande nabwiye umuntu arahafunga nese uko ntari uwo wabibwiye ninde ndashaka ko ampereza ziriya mfunguzo ni umukozi wanjye kandi ntabwo nzahana yitwa nde bitayemo meme abahe ntabwo nzahana ndashaka kumutelefona none ahanga ukamubwira ngo nazana imfunguzo za biro hano mu rugo turaza ese telefone yanjye ko mwayinyambuye koko vuga kode yayo iriya telefone ifungurwa gute ko washyizemo kode naza ni isura yawe rega birasa reka mubwire ushatse wamesa kamwe ukareka guhangana nanjye ibyo gusenga ubeshya Imana ngo urasenga ibi byose birimo kukubaho nyuma biterwa n'agasuzuguro ariko se ko ntigeze ngusuzugura mubyeyi n'umunsi n'umwe koko okay aba narigeze ntesha Imana agaciro koko ubu niki cyatuma ubu si Imana irakuzi iranzi cyane okay iriya telefone yashizemo umuriro ngiye kwicomeka nimara kwicomora ndayizana utumiramo ibyo bitunu byawe urumva ndashaka ko iriya telefone ifunguka nkareba nimero zawe nkamuhamagara ngena kuri ubundi nkama kwica ngewe mwana we isi zagukaranga nibwo uzahita umenya ko Imana nsenga atari bayari wamwemera King James namwemera cyane nk'umugabo wawe cyane koko cyane ko ntiyakwemera ni icyo kibazo ariko ndamukunda umva reka nimba uzaturimba ushira wawe nyine ubundi ukunda umukobwa ntabwo amafaranga ari ngombwa urugero bazakubeshya ikofi ikundwa n'abaslay oya slay urazizi oya nazo nzi n'abandi kuvuga nyine bakunda amafaranga ariko umukobwa ntabwo ari paka unase mama wacu kuba bashatikanye n'abana bapapa bacu tugasanga n'ubundi nta amateleviziyo nta byo dufite ntibabanaga byari kera da byari kera ariko n'ubu wabigeraho aho iterambere ryaraje okay nimba ushaka kumugiraho amafaranga wanze ko mugira inama ubwo byigumanira ngire da ukuntu watereta rwose sipaka amafaranga sipaka bya bindi bijya numva uvuga ngo umubiri kabubwira umva inama rero urabona ko nta mubiri ugira nta mafaranga ugira ariko buriya umukobwa iyo umweretse ko umwizera nawe akakwizera ukamubwira utugambo twiza
ako teka ko nukura kunuka burangiye niyo wahita sinakwemera kuri horunuka niyo wabimbwira bagira ngo uri kubeshya sinakubeshya horunuka ni mugufi mfite ubwenge buke ntabwo ukunda ariko bwo kugira ntuzibeshye ubimubwiye umutuka umukobwa iyo mukunda ubugomba kubwo tugambo twiza abagore badukunda ibintu nyine dukunda kumva kurusha uko tureba koko cyane dukunda amagambo kuko ibikorwa ni gute uraje nubwo atari nge umuzaniye akabiswi utabimubwiye uraje umuhaye akantu nyine katari nagana amafaranga tuba dukeneye ugatangira sinzi igihe nsigaje ku isi najya kudakara sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana ku ijana nuko ngukunda wabyumviye indirimbo wowe nzirigera ku munezero wanjye izo ndirimbo nizo umuririmbira umutima wanjye ukuriho izo ndirimbo none ubwo yakwanga atandimye wampoye ikiko narinzi ko njye nawe tutazigera dutana sinarinzi ko nanjye byambaho nkababara njye na n'ubu ndagukunda n'umuntu mutakundanye none nakwanga nta bwenge ugira da urongeka akantu niyo mpamvu ntagukunda rero mbwira umukobwa aba hehe ngo ngiye nzamukugire umukuganiriza bati bo karame yewe shobora babaje no mumugirimo n'ubwa mbere mbonye witonze mama simvuga kukiyakwa sibase warabimubwiye ndabimubwiye ariko ndabiteganya uko nabuze aho mpera mana ndagusabye uwo mukobwa uwo ari we wese ukundwa na bahena mana uzamwemerere nyine uzamushyiremo kumwemera acaho buri munsi yewe acaho buri mwanya mana we wumva impumuro ye mana nyirimuhwe impumuro yumva cyane muri make ni nkaho mubana se dusa nkaho duhorana ese ko nawe nubwo nkunda kukubonana nawe wenda nose igipangu gicumbitsemo abantu bake no ndi so piriye ko ndi mbona se buri mwenda wimbaza byinshi umenye ibyo gusa umenye ko byagenda kose genza bibubwira ubu ngo ntiwafata n'akajerekani ngo ujye kunshakira amazi ko amazi yabuze ibyo ntabwo biri buguhaze kuko wajya ureka gukabya ubu se amazi turayogaho ayo mazi ntabwo ari bugutekere akananyuguza ubwo ntabwo woga kandi ndangiza guteka uhita woza amasahani nta kibazo rero koza amasahani hari ikintu biri mwanya umuntu teka vuba vuba ubwo ndumva nshonje we kurwazwa nawe ni nko kurwazwa na so mama ibyo bireke ahubwo mva mubwire nagiye nshaka kubikubwira igihe kinini nagiye nshaka kubikubwira ariko bikancaho pe ubonye umufiyanse se banza wumve mama urabona nyine hariya nyine nabaga kwa umwari ntabwo nigeze nkubwira story yawe ariko nimbikubwira njye nzi ko nagiye ninya kubikubwira ariko hari igihe kigera ukumva nta maherezo y'ikintu ukumva decision yanyu bari kukikubwira ese ibyo n'ibiki uri gutsimba udashaka kumbwira mba mubwire buriya umwari ureba uba wakomeje kugenda uvuga ijambo ku rindi uvuga ngo bimeze gute ngo umwari ngo ntabwo afata nka mama we gutya na gutya ariko ikintu nshaka kubwira umwari abayeho nabi abayeho nabi banza wumve ntiwite kuvuga ngo umwari ngo aba mu mujyi ngo aba mu rugo ngo rw'umuntu w'umukire umwari abayeho nabi mama abayeho nabi abayeho ubuzima nawe ushobora kububamo ukavuga ngo Kigali ndayisezeye ngarutse hano mu cyaro umwari abayeho nabi kubera iki kwabirasa ku mukwe wanjye w'umukire hakuhirwa mwagiye munyurwa ubu se umwari yakwishimira kuza kuba ahangaha agasiga kwabirasa nabonye umwari yashatse no kuza umva mbigusobanurira umwari abana nabo baramwanga noneho mama wa birasa ni wa muntu utaba yifuza no kubona umwari mu maso ye ayiwe umwari abana na nyirabukwe ayiwe data we banza wumve noneho bashiki ba birasa
uwo mushiki we nyine uwo nguwo bose barabana ko baba bari kumwe ariko umwari baramwanga nta kintu nta kintu cyiza n'ikintu kimwe baba bamwifuriza nabonye babishoboye no kumwica bamwica. Umwari abana na nyirabukwe abana nande banza wumve nyine ninde wundi babana nibyo nyine nshaka kugusobanurira itonde bamwanga urunuka. Urashaka iki? Sorry. Urashaka iki hano? Who are you? Ndabaza nti urashaka iki? Why? What do you want? Mu Kinyarwanda. I can't hear you, bro. Mu Kinyarwanda. Utavuga Ikinyarwanda. What's wrong with you? Twakumvikana da? Twakumvikana gute? Uri kuvuga indimi z'amahanga? What's going on exactly? You good, right? Vuga Ikinyarwanda. Are you fine? Are you okay? Vuga nkanjye. Gutya ndi kuvuga. What do you mean? What do you mean? Genda. Nikureba boss da. Yari ushaka. Is there anyone there? Or Boss. is he right there? Oh. Boss. Yeah, boss. You get me? Genda. Don't push me. What's wrong with you? Inyamaswa se. Mvukarama nk'intarera. Are you okay? What's this area, right? Yeah. Okay. Wenda benshi rwose. Nuri umuzungu, nuri umugande, nuri umukongomani, nuri umurundi, uvyo uvuga ni ibiki? Ateka mutwe gusaba Kigali barabambwiye. Naye ndabandi bakwari cyusohokana hano. Niba uri n'umujura wayobye rwose. Ni kwa kundi usanga umuntu aba mu rugo akavuga ngo reka ndeke kwahukana akemera akabaho muri ubwo buzima ariko bayeho ubuzima bubi. Nawe yagiye yirinda kubikubwira kugira ngo nyine atajya guhangayikisha ababyeyi. Abona umwana wanjye aratinye kubimbwira siko nasira ngashyira ingutiya ariko urugwabamo ibintu ahuriramo nabyo isaha n'isaha ushobora no kujya kumva ngo bigenze gutya nta rukundo n'urunamba bamugirira. Ariko nabirasa ntaga mukunda se? Birasa se we biba bimeze bite ko nawe batamukunda? Birasa nawe nyine yabuze uko agira. Abaraho nyine. Ni umubyeyi wanga umwana we se? Ngewe ni ibintu ndeba gutya nanjye byaranyobeye. Akibye byo ntago bisobanutse. None se anyangira umwana akanga n'umwana yabyaye? Birasa nyine we abarwanirira umwari. Abamurwanirira ibyo yahuye nabyo byose yaza yasanga muri salo bari kumutunganya akavuga ngo bimeze bite ugasanga barimo baramubeshyera ibintu atakoze we nyine no kuvuga ngo nawe nyine yabuze icyo akora. Umwana wanjye disi gusa nyine ikintu nashaka kukubwira ntago bamukunda habe namba. Ariko se ubu yakwitahiye akaza tugasangiriza intoryi ko ntacyo zari zidutwaye. Umwana wanjye ntajye kubaho mu buzima bw'abantu bamwanga ko ntacyo yarabaye hano. Nyine nibyo nkubwira ngo ni kwa kubaho mu buzima ukemera ugapfundapfundikanya kugira ngo udaseba kugira ngo utavuga ngo wagarutse ngo wahukanye akemera akabaho muri ubwo buzima ariko abana nabo nta bumuntu bagira. Ubumuntu n'ubu na bumwe nta bumuntu bagira. None se wowe kuki wabimenye ibyo bintu byose ugaceceka hirwa? Mva nkubwire mama hari igihe cyiza cyo kuvuga ibintu hari n'igihe ujya kubona ukabona atari ngombwa kubivuga. Hari igihe ubiceceka kugira ngo basi urebe aho byerekeza. Washakaga ko byerekeza hehe se? Kumbwira uti umwana wawe ntago bimeze neza ntago nari kubyumva ngafata inzira nkajya kwizanira umwana. Oya mama hari igihe ureba ibintu ukabona yenda bizajya mu buryo. Kandi irwa urakagoryi. Simunda unyisa akagoryi ko mbikubwira. Ubu mwana wanje agize ikibazo ntago ubwo wansobanurira ngo naraze kwikubwira ngo ndebe yuko hari aho byerekera ugira ubwenge mu mutwe. Ubu ngubu ko mbikubwiye. Yes please. Ubwangu. Buriya ubona ngo twatwicisha abana twicaranye ibibazo. Iri ukanya n'imbwa James amushitanye n'imwe Theodora mu kabari. James cya kintu terera kimeze ko. Cyakiri gifite umugore n'abandi. Gifite n'uruhara rumeze rw'icyo rwose. Noneho umutipe namubwiye ibibazo ufite nabwo ngira inama. Wese ko murambabwira ibibazo byo mu rugo rwanjye mbabwira ni kare nagiye kuzanyicisha inkonje
no kunsurwa no kunshira munsi y'ibirenge bye nawe arangira inama uburyo nabyitwaramo ko umuntu ubuvuga no budeje ubu ubu Karine yamaje gusohoka aragiye nta mahirwe nagize no kumfatirana ibitekerezo kuko ndicyo nakora ku bwetse zo kunesha umutwe ngize ngo nawe mukoza aterekare ati wabe kuya amata mu kanwa ati umugore niwe kubesheje ati bicyo uzahita ubingubera ube mbese asubiza none ibitekerezo bya nyuma bisubiza hasi ndavuga umugabo rero reka niyambaze Rugwe buriya agira ibitekerezo none se Rugwe kubizi ko nakubwiye ibibazo mfite hano mu rugo rwanjye kubizi buri go Karine yanaye ku mutwe ku buryo n'ubungubu mbanece uze ndabaye ngatoroma titoroma rwose wangiriye inama uburyo nabikemura ku buryo nibura nsigara amahoro yanjye n'umudendezo kandi nibura shaka divorce Karine sinzi kazayiba ashobora kutayiba ashobora no kuza akabishyiramo n'abandi bantu ugasanga ntacyo bigengezeho ugasanga basohoye nk'imbwa genda agakiro wa mupfapfa ugomba kuko wari ugiye gushaka inama nzima kuri James unatari kikabo cy'ikigo kigendera rero gusa n'icyo kunywa amayoga nta nama nzima ni na gato ubona nta mwizeye mbonye ari umuntu w'umugabo ase muri gaki ntuvuze ngo umugore we yaragiye yaragiye ase umuntu w'umugabo nk'aba baho mu bucakara bw'umugore ukoronizwa umuntu w'umupapa nk'aho twubara muri quartier ufite ifaranga rijejeta kweri nk'aho bakugire gutya 0 maheru wemere ngira inama nyine umuntu umugabo nani mabona kwiyambaje rwanda mabona kwiyambaje n'ibitekerezo byabirakenewe divorce irakenewe rwose umukobwa ne umugore mbe yaragiye mureka tumuke divorce yo yapfa kwemera Karine divorce ni kise kwemera we ntabyo kubera akazi k'imitungo ari urukumva ashobora no kunaniza cyangwa divorce akanga ugasanga muzi mu nduru no mu guhangayika urumva hakibazo ubona umugore tumaranye imyaka igeze muri 10 kugera akaba nta nakana arabyara twirwa turyana gusa asundi uwo mukarine wawe umwita umugore ushingiye kuki umwana agufitiye iki kintu icyo washakaga n'abakibonye ubona ko twahise igegeri gatumuka nanjye sinifuzaga ko muri urugo rero mbere nkubwire gaki mugira inama itaragatoto inama nzima y'umuntu w'umugabo kandi uyumvirize neza niyo mpamvu naguhamagaye nyine ngo uzufashe nyine mu bitekerezo ubu ko mbikubwira papa umwari nagere banza wumve ikintu gitumye mbikubwira nta mutekano afite n'uyu nawe ariko ruriya rugabo wajyana urusimba n'ubundi nararubonaga nkona rutazamfata umwana uzi ko n'ubuzima bayemo bashobora no kumuroga ibyo ni ibintu byo nuko ari n'Imana irinda umuntu bakamuroga bakandagera umwana namaze kubibona ni Imana yonyine irinda umuntu ariko mana nese ngiye navuyeyo gute uzi ko ngiye bamfashe bakankubita ibintu bankuriraga muri ruriya rugo no kuvuga ngo iyo bandebaga nk'isesemi ninde wagukubise wabyihoreye ibyo ngibyo najyaga kurya nicaraga muri salo yenda turi kureba televiziyo bakaba baravuze ngo intebe zabo nazanduje ngo nateme ivumbi bakaba baransohoye basanga ndimo ndarya nenda nicaye muri sala manje bakavuga bati sohoka ugende ujye kurira hanze umwari wiwe bamurebaga umva bamufataga nk'umuntu w'umukozi sinzi n'ubuzima arimo ntuvuge ngo ufite umwana ngo aba hano ngo abayeho neza niba ngo uvuga ngo kuri telefone ngo yageze i Kigali ngo ameze gutyo umva ari mu bibazo ngewe nta nubwo ni telefone gutyo uvuga ngo telefone ngo nabwiriwe nyeka ko ashobora kuba ari no mu kibazo wabona umwana wanjye baranamwishe gusa nyine bivuze ngo reka mbikubwire wabona baranyiciye umwana kiriya kigabo n'ubundi gisa nk'ikigomeje ariko mana ikihe kigabo kingira umwana wanjye numva mushingiye mu rugo numva umwana wanjye agiye kubaho neza kumva agiye kwicwa n'agahinda ubundi se kuki nyina yaje kuba muri urwo rugo byose ngenda bizi ntabwo mbizi ni ikikwereka ko nyine cyabirasa kidashoboye kwifatira umwanzuro ari igicucu oya birasa kandi agerageza gukavaringa ibyo bintu byose gukavaringa ni igiki kavaringa nyine kuziba icyuho nyine akagerageza hanyuma se yananiwe kwirukana nyina mu rugo iwe ngo nyina asanga urugo rwe ubu ngewe ko nanze kuva hano mu cyaro ngo njye kumutesha umutwe ni uko nyewe yuko iyo umwana abana n'umubyeyi we bishobora guteza ikibazo mu rugo oya mama ntako atagira ngo murwanirire oya ariko ndajya kuzana umwana wanjye reka nkubwize ukuri papa wakigera ahangaha tugomba kujya kuzana umwari reka nteke vuba vuba gusa nyine ubwo ndabikubwiye
Gakire we ndakumva uriya ngo umutwe umwe ugira inama yo gusara akakubwira ikintu. ndakumva rwose. Wafashe umugore wawe tukamushakira visa Rusoro, ubundi ugasigara widagaduye unezero umeze neza. Visa Rusororo Vuba cyane. sha amadada Wiba umugabo mbwa fata umuntu apfafa hariya ngegera birangire. Karinde Gaki nkugira inama Karinde nkamwica koko. ntuzaba umwica ubundi se ntazapfa, muherezo n'ubundi azapfa. Aho kugira ngo rero upfe mbere ye we yaba agiye akagutegurira amayi. Reka ntekerezo isegonda numve. Hayi ibu kabwenge bwanyu ugiye gutekereza kabiri ku kintu kibiri ku kintu nk'iki gifatika. Reka rero gukomeza gukubita inkonje mu ruhara akuzunguza kugoraguza agati ejo bundi agusohoremo hano ufite kuzasaba no bye akora zizi n'ikindi. Njye ndabyemeye. ubundi yankubona mu bugabo Mva mubwire. Ibyo bintu bibe buryo bwihuse kandi ibanga rizabijyanye nawe. ngira ngo uranzi neza ntabwo nagutenguha ku kintu nk'icyo. Sha rugwe komeze kutaramena amaraso. Reka urangiye niwe imbeba ntabwo nayica ishwi. None ndabigenza neza ko nanjye nashobora kwica umuntu. Ariko ahanze hari ibisore by'ibihazi by'ibyiyahuzi za amafaranga se Urabazi se? ntabwo twababura. Uyambanye nabo nzi ngo ushakira abasore nka babiri Karine bagatasha amasegonda abiri Rusoro, ariko gahunda ni ibanga. Rugwe ibyo bintu bizi ko byacamo. Aka kanya ibi bintu bibari nkaho byabaye byanarangiye. Fini c'est fini. Nuko sha uri itekerezo cyo mbashaka cyo umugabo bose akaranya nayimbwa kumbwira ngo nego ngo nemere nkumitwe inkonje. Kireka ba akareka. Umugabo musuzugura gute? Sha uri igitekerezo cyiza pe. Wabora ari umurete ukawure. Akundi mubaze bira. Urikunda? Noneho reka tuve muri bya bindi by'ubugome ibintu byo kugutoteza, reka tuganire nk'umwana na nyina. Sibyo? Bira. Ntabwo uri mama wawe. Reka mbyemere ko ntari mama wawe, sibyo? Ariko buryo umuntu yaguhaye ibere rye wakabaye umufata nka nyoko. Ariko waba waramaye ibere ugahitamo kongera gutya kuko ariko rero birasa reka nkubwire ibi bintu bikubaho nyine ni isi tu. Ariko nagira ngo tuganire noneho nkubaze ikintu kimwe. Uramutse urije cyangwa uri Latifa, ababyeyi bawe bagafata ibintu byose bakabyandika ku wundi muntu, wowe ugasigara uri inzererezi nta kintu na kimwe ufite, ibyo bintu wabyakira neza? Mwese kuba ibintu byose papa niwe bimaye urumva ari ikosa nakoze. Ese kuki uwo mugabo wanjye mwita siko ngiye ntunyetenye uko ubushatse kuvuga iki? Niba umugabo wanjye umwita siko, buriya rero hari n'amateka yawe ntigeze nkubwira. Ariko mbanza ntarayakubwiye. Icya mbere nyoko yaguye muri gereza, ndagufata ndakonsa nitwa nyoko. Icya kabiri burya wishe papa. ntuze kubizi. Rero kubizi. Ariko se koko waramwishe byanyabyo? Mubirigi yarampemukiye. Mubirigi afata imitungo twashakanye narasanze ari mayibobo ari aho ngaho. Akura amaboko mu mafuka nkurama yanze. Turateranya turakora. Tugira imitungo. Arangije areka kuyandika ku mwana wanjye, areka kuyandika kuri Latifa. Twarasezeranye ivangamutungo abinkuraho, abigushyiraho, urangije agasuzuguro ushyiraho urakazi, ubaye urige rero. Ibi nkora nawe wabikora. Rero ibintu biroroshye cyane. Abantu bo ndabashaka ndi bubabona nta kibazo. Ariko urumva nyine bisaba akantu k'agafaranga. Amafaranga? Ntuzumvaga bazabikorana ubushake gusa. Abakorana ubushake se? Amafaranga zishaka kubeze situation ndimo. Kirega. Nubwo se bashaka. Genda bucece. Barashaka nkanga isuko ngo namve ko nayamona. Ntabwo ari menshi cyane.
ariko twashaka miliyoni 5. nasumba siko twatara miliyoni 5. Ariko twagiye kumena amaraso y'umuntu wowe. Bona iki? Mvuge rugwe. Ukundeye bana nakubiswe nabizi bibazo nawe nabyo. Dore kuri telefone ngifite inotice enye za 520. Wagiye ukabanyingira shani bamuziranye akubita umusinisha. Umusini ubwo ni wawe. Ase banzo mbwire. Diro wambwiye warukomeje cyangwa wikinyaga kugira ngo igitekerezo cyane. Kunyumva gusa 50 ni make ndurwa. 50. Wije mu kabari ruguru umwirangaye wowe. 50 baze bamena amaraso ko ari abantu babiri. 50. 50 uri kuvuga ngaye y'amanyarwanda. Miliyoni 5 se. Gake. Hitamo. Rekora amafaranga cyangwa umugore akomeza kunyare mu ruhara. Nyine. Miliyoni 5 karanyesha umugabo. Hasi urumva ari menshi ubwo ngubwo. Reka nkwereke. Ari ngewe ugiye koshaka abantu kurya bakano reka ngomba kumama kano ka komisiyo. Sibyo? Kandi ntabwo nzajya kubareba gutyo ntabica jano gake maguru iyo byeri mbagurire byeri. Bagende bumva igitekerezo neza. Kandi ikindi biramutse bibaye ingaro. Sibyo? Abo bantu bagafatwa ninge bakwerekana. Bose bazabakoze he? Urumva ninge uri gushyira ubuzima bwanjye mu kaga. Wowe wicariye aho ngaho. Suzasigara kurya imitungo wenyine se. None se dukora ikintu guhanga. Amafaranga 5 miliyoni. Bamubwire bose. Basi nyine reka sigara mbitekerezaho sibyo. Nubwo nta kibazo nyine ako gakiri utekereza iki? Imyaka umaze utekereza ari wumva ikeneye iki cyo gutekereza koko? Miliyoni 5 nyinshi wawe. Miliyoni 5. Miliyoni 5 numva nyinshi. Ahubwo nta mitari nyinshi. Nudatuza. Cyangwa se nkaba ntaraguhaye ibere ryanjye ngo nkwiyumvemo nk'umwana. Mba naragukurikije umubiri giwe. Ibi byose bivugishwa narakwishyuriye amashuri warize. Naraguhetse narakonyeje nta kintu ntagukoreye. Icyari gisigaye no kugusabira. Urangije ujya kuzana Nyagasozi mayibobo ziyongiye mu cyaro za yahuzi yongiye ntazi yavanye uraza zicaza mu mutungo w'umugabo wanjye. Murafatanya umwararansuzugura uramunsuzuguza agaciro wampaga ko kunyita mu mutangira kunyita kakuze domena. Ibi ngibi nkora n'ibiki? Ese byura wareka nkakugira inama. Ngaho ngira inama disi we Nancy ye ngira inama. Bizi ko ku munsi meruko bizatwika neza ikadutwika tugacya. Ninde wapfuye se akagaruka kawongera kwikuzimuza? Ninde? Hari umuntu wari wapfuye wagarutse ngo aze yicare ngo akubwire ngo Imana yavuze gutyo. Muri wowe ntuvugana n'Imana nta niki. Rati mwana wa ni karibu. Esirati. Karabaye. Ubaye kirati. Umwana wanjye araki. Ninde uguhohotera ati? Muhora mu ndebere. Umuntu menye umuntu ungiriye umwana uko kunameze. Umuntu undakarije umwana. Rati uwe nashema mwereko. Amagambo yawe ndayareba. Mbesiri nyankagata. Ninde kubwe kuri tuguru kurabwo rusumba ijose wagicucu. Rati uratinya ko ugashaka gukumvira. Shavura, Imani na